abatunze telefone ya Airtel Imagine bajya bagira ikibazo cy'umuriro, ugasanga izi telefoni ntizirambye umuriro, kandi mu by'ukuri mukajya gushinja abayikoze, mukajya gushinja uruganda rwayikoze, muti telefoni yanyu ntirambye umuriro, ugasanga nyine murababeshyera. Sometime hari ukuntu iyi telefoni bayikoreye kurambya umuriro iminsi 2, ariko wowe ushobora kuba uyikoresha ugasanga irarambya umuriro n'umunsi wonyine umwe nturangire. Iyi telefoni kandi ugasanga murabashinja, nese uko ari ibintu bibi bidasetinzemo bari kubigusetingira. Mu by'ukuri izi application wongeyemo zirya umuriro bya hatari ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko utazisetinze mu buryo ngiye kukwereka. Rero ntago bazi application washyizemo ngo barahita bazigusetingira ku buryo yo kurya umuriro. Mu by'ukuri haramutse hagumyemo zino application nkeya, izi ngizi usangamo nyine za zindi karemano, wasanga zitarya umuriro na gatoya, wasanga telefone yawe irambye iminsi 2 umuriro, ariko kubera yuko hari application wongeyemo ntago zisetinze uko bikwiye. Ibyo rero bituma izi application zirya umuriro ku rwego rwo hejuru, ugasanga n'umunsi rwose hari abo iyi telefone itajya imazamo umuriro bitewe n'uburyo bayisetinze. Rero njyewe ngiye kukwereka uburyo wayisetinga nk'uko zino za mbere baba barazisetinze, ariko wowe kubera yuko wongeyemo izindi ikaba itakirambye umuriro. Ndakeka ku kantu wakumvishije. Rero ntimuzongere gushinja ngo abakoze iyi telefoni bayikoze nabi ikaba irya umuriro. Njyewe ngiye kukwereka uburyo usetingamo zino application zayo, ntihagire na gatoya yongere gutwara umuriro kuri telefoni yawe bitewe n'uko ugiye gukurikirana iyi video. Rero ndagira ngo mbanze nakira abantu bashya kuri YouTube channel yacu yitwa X Media. Niba ari bwo bwa mbere ugezeho, ndagusaba gukanda subscribe kuko ari ingenzi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga by'amatekinoloji. Rero kuba utarakanze subscribe ni uguhomba cyane, kuko hari ibintu byinshi tuzajya twiga byatuma ukoresha neza telefoni yawe na ICT muri rusange, kandi n'uko wayibyaza umusaruro nabyo tuzajya tubibigisha. Rero niba ari ubwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu, ndagusaba gukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo notification zose zizajye zihita zigera muri telefoni yawe 5 kwa 5. Ikindi kandi wibuke gukanda like kuri iyi video. Nihagira ikibazo cyangwa igitekerezo ugira ucyandike muri comment, kandi nusanga rwose ibi bintu bikora ugaruke wandikemo uti birakora, ubyandike muri comment rwose, kugira ngo n'abandi babonereho. Kandi wibuke no gusoma ibitekerezo bya bagenzi bawe biri muri comment. Ikindi kandi wibuke gusharinga iyi video ku nshuti zawe. Rero twatangiye, reka nkwereke ukuntu iyi telefone yawe isetinga yarangiza ikajya irambya umuriro. Mbere na mbere rero ikintu urakora, uraza muri setting za telefone yawe. Muri setting dore ngaha niho uri buze ukigira, niho tugiye gukorera bino bintu. Aha muri setting nugeramo barahita baguha ibi bintu byinshi cyane nyine byo muri setting yawe. Bibutse ko iyi telefoni ni Airtel Imagine, uhite ujya ahangaha muri apps. Ahangaha apps ndakeka uri kuhabona application nyine, apps default apps. Nurangiza nugera ahangaha urabona yuko barahita bakwereka application, barahita bakugeza ahangaha bakwereke apps, bakwereke umubare wa application ziri muri telefone yawe wasitayemo, bakwereke default apps nazo dore ngizi. Dore application wasitaye muri telefone yawe ngizi, baba bakwereka application nyine zesitayemo zose. Nibarangiza bakwereke application karemano, application utesitayemo zo zizanamo nyine dore ngizi. Nurangiza ahangaha barakwereka igihe telefone yawe imaze icanye, nyine iyi dashboard ikwereka application wakoresheje mu gihe ukimara gucaginga phone yawe. Dore izi zose ni application
uraba wakoresheje n'iminota zikoresheje, mbese bakwereka umuriro zatwaye, bakwereke mbese ni ibintu byinshi biri muri iyi dashboard, ariko kugira ngo ne gutinza video ndagira ngo mpite nkanda aha ngaha kuri apps, niho uri buze we ugakanda all apps, bakwereke umubare wazo, izo application uze ukandeho. Ukimara gukandaho barazikwereka zino application zose ziri muri phone yawe, zino zose ni application zose zirimo. Rero ngiye kukwereka ikintu ugiye gukora, izi application zikahita zigira sizongere kurya umuriro, zikajya zirya umuriro muke cyane, muke muri telefone yawe. Rero we uraza ugere kuri application ya mbere, ndakeka uri kuyireba, AHA download, ya application dukoresha tudawunirodinga video kuri TikTok. Niba rero iyo video iyo narayikoze yuko wa downloadinga application kuri nako wa downloadinga sorry, uko wa downloadinga video za TikTok nta ya logo yazo, ya logo zizana nyine ubwo ntabwo izaho. Rero wowe uraza wikandira aha ngaha kuri iyo application ya mbere, urayibona iyo application, barakwereka muri information yayo info, nibarangiza nyine wowe akantu uri buhite urebaho ni aka kantu ka mbere kanditseho kati notifications, aka ngaka. Nurangiza urahita ubona yuko wowe karaba gafunguye gutya, hano nikaba gafunguye wowe gutya nk'uku nanjye gafunguye, uraza uhita ugafunga. Urabona yuko ndagafunze gutya, karafunguye gutya, karafunze. Ni ukuvuga ngo iyo gafunguye gutya ibiri kurya umuriro byahatari, kuko notification nyinshi cyane ziba ziri kuzamo ziza muri telefone yawe kandi zidafite umumaro, usanga zirimo zirazamo, warangiza umuriro wawe ugahita ugenda ako kanya. Ujye wana iyo ugifungura data ukuntu umuriro utangira kugenda wihuta uvamo, bitewe n'uko izo application zo kuri YouTube zose za WhatsApp zikenera data, bya bigurupe byose biryohereza ubutumwa utanashaka, usanga birimo birarya umuriro cyane nyine iyo biri kuza. Nurangiza numara kugafunga gutyo, urabona yuko gutya kari on, urabona yuko n'aha ngaha uraba ubireba, ariko nuza ugakanda ukagera off ugafunze, barakwereka yuko notification ziri off. Nurangiza ugaruke application imwe, numara kubikoraho uzubikore no ku yindi. Iyi ngiyi nazo njye nagiye nzifunga kuko nasanze zirya umuriro muri phone yanjye. Noneho hari application uba ufite zikenera zohereza notification z'ingenzi, zohereza notification z'ingenzi uba ukeneye. Urugero wenda nka WhatsApp, hari ukuntu haba hari abantu bakwandikira, dore nk'aha ngaha urabona WhatsApp, njyewe gutyo waba uzifunze zose notification zo muri WhatsApp, kandi hari iz'ingenzi ujya ukenera. Rero urazifungura gutya, nurangiza dore njyewe uraza aha ngaha haranditse all chat notification, ushobora kuzifunga cyangwa ukazifungura. Nurangiza urabona yuko hano hari group notification, njyewe narayifunze kuko sinshaka yuko hari ibigurupe byo muri WhatsApp uba udashaka ko bikohereza notification. Ariko urabona hano kuri message notification ho ushobora kuza ukagafunga cyangwa ukagafungura, bitewe n'uko message za WhatsApp utazishaka cyangwa uzishaka. Iyo uzishaka uragafungura. Hano chat history, backup, ibya bintu ndi byose, bya bintu bidafite umumaro baba bakwereka byose urabifunga. Ariko iyi ngiyi ya message, kuko hari igihe umuntu akohereza message, byaba byiza iyo uyifunguye. So rero aha ngaha biterwa n'ikintu ushaka gufungura, yuko urabona aha ngaha niba ushaka yuko critical apps alert niziza zizajya ziza muri notification, wazifungura cyangwa ukazifunga. Biterwa na application. Ibi ngibi ubikora kuri application udakeneye, buri application yose ukaza uyifunga cyangwa uyifungura gutyo. Rero urabona yuko ibi bintu birangiye umuriro, kubera yuko cyane muri telefone yawe. Rero ndagira ngo nkushimire wowe wamaze kureba video yacu.
kandi nkushishikarize kureba videwo y'ubutaha kuko ni videwo nyinshi tugenda tubakorera zabigisha uko mwakoresha amafone yanyu neza kandi cyane. Rero ndagira ngo wibuke kugenda ukanze subscribe kandi niba iyi videwo hari icyo igufashije wibuke gukanda kuri like, wandike na videwo ubutaha wifuza yuko twazagukorera nayo wumva ukeneye. Ngaho sawa mugire ibihe byiza, iyi ni X Media.